mu modokari oya uyijyane hehe Igisenyi cyangwa Bujumbura uri kumwe na famille ya mwese mumare nk'icyumwe ese nk'ufite abagore babiri nkawe bizagenda gute? Abagore babiri oya abagore babiri hari igihe umugore umwe abata nta bana mufitanye ufata wa undi mwabyaranye kuko uzajyana n'abana bawe bazakura bavuga iti papa yatujyanye adusohokanye Igisenyi adusohokana Bujumbura adusohokana iyo none se Dubai nusanga bose mwarabyaranye bizagenda ute? Abagore babiri Nzovu reka twigarukire mu buzima busanzwe. Umuntu witwaye Akamwana uramuzi? Ndamuzi n'inshuti yanjye. Ese wambwira ibintu nk'icumi bimuranga? 10 bimuranga? Yego. Si 10 wapfa kubibonaho. Bimuranga ya Kamwana. Ngo yacitse kunda kandi akizijyamo. Ni wa muntu mbese ukunda n'abana. Fuye mima. Ubwo izo nyoni zizaba ari zingahe zizaba zisigaye? Ngo igiti cya kimwe bisiga 100. Umugabo yari arimo agenda anyura ku giti kirimo anyura ku giti nye kimwe bisiga. Yego arangije Yes nongeye kugusuhuza aho uherereye hose nkubwira yuko aha uri kuri Nzovu 250 nk'ibisanzwe nge ubagezaho aya mashusho cyangwa se uri kuri kamera akaba ari Musa. So uko ubibona imbere yacu turi kumwe n'umutumirwa wacu akaba ari we nanone nyiri channel akaba yitwa Nzovu 250. Nzovu nguhaye ikaze mu kiganiro. Urakoze Musa koko nibyo umpaye ikaze kuri tubicano yanjye bita Nzovu 250. Mbonera kubwira abakunzi banjye koko manisha byose ni mwebwe mwabinsabye muravuga muti Nzovu kufite izina wafunguje YouTube channel yawe ukayita Nzovu cyangwa inshuti zanjye nashatse kwita Nzovu TV nsanga hari abandi barifite mbonera kubanza no kubiyama umuntu wese uvuga ngo yafunguje YouTube channel ayise Nzovu ngo TV koko mwayisibye koko cyangwa ngo abandi ngo mwafunguye ngo Nzovu 250. Iri zina nanjye mfite uwo ndikesha Shaire Habyarimana mbona no kumusuhuza mubwiye nti papa wanjye yambu waramutse neza ndagukunda nugasaze ibyiza bima nibibi nyenze kupfa bantu bawe bakarya ibintu byawe hari igihe ushobora kuba ubana n'umugore ngenda cyavuga mfite n'agahinda ufite umugore uri umugabo mufite ibintu ufite imitungo ugize gutyo urapfuye we mugabo hari abantu bavuga ngo baje ngo kukuyagira ngo bakuzaniye ngo agapetroli ngo bakuzaniye agasukari bagwaye 2,000 babana babagira ngo wa mugore we batangiye bagarure rwa rugo rwawe barya ya mitungo wa mugabo yagusigiye. Komeruka yuko bazanira umuntu ka petroli witabye Imana bishatse gusobanura yuko iyo uri y'ubuzima uhita upfa. Ubuzima mbivuze se nongere mbisubiremo mwabagabo igihe uzaba ufite amafaranga ufite umugore ujye ufate ku mafaranga uyarye kuko nubundi nutayarya ugapfa hazaza abandi bagabo binjira wa mugore wawe batangire barye byandi waruhiye. Nimba ufite n'amafaranga nimba ufite n'amazu batangiye bayishyuze nimba ufite amangazini babaga wa mugore uzinjira umugabo uzinjira umugore wawe azajya we wariyimye ugenda ugura amazi ugenda aho kugira ngo urye nko kwigura 20 ugenda ugure burushete y'igihumbi ya 500 kagakoko utarigeze ukarya. Yabira bintu birambabaza. Ubu bishatse kuvuga yuko nubona amafaranga nawe uzajya urya ubuzima. Nzaburya. None se uzikabanjye umpaye nka miliyari imwe nafata indege nkajya kunywa icyayi mu Bufaransa cyangwa muri Amerika. Ukajya utaha hehe? Nkataha i Kigali ko
ubwo nawe waba ubaye nka wa wundi ko wazajya ugenda kurya muri ubuzima Amerika, ku by'ubuzima ugataha mu Rwanda. wabyihoreza ati yakuru ukagenda yo nacu no bisiguye ko bakunda kugenda ku cyinjiro mu Faransa. None se wowe muri make wavuze yuko umuntu urya ubuzima aba ashaka kuruhura mu mutwe. kurya ubuzima biterwa n'aho ubuririye. ubu se uriye ubuzima hano i Kigali urimo kuburya ahantu hari ibiradiyo bisakuza, hari abamasuzi, ugira ngo buriye ubuzima. uburiye ubuzima. Nimba ushaka kurya ubuzima jya hantu hatuje, utumva radiyo, utumva impinja zikuriraho, utumva umugore akubwira ngo amavuta yashize, ngo umunyu washize. Ntabwo icyo gihe ntabwo uzaruka mu mutwe, ahubwo ni ibibazo. Nimba ushaka kurya ubuzima jya Gisenyi cyangwa ujye Tanganyika ku mazi, ufate ibirenge ubishyire mu mazi gutya nk'ababose, bakuzanira agasamake, bakuzanira umukeke, urye neza, umeze neza, ufite umwana wasanze aho ngaho agushimashima mu bwanwa, icyo gihe uzasinzira uruhuke. None ubwo muri make ku bagabo bafite amafaranga n'abagore n'abana nabo bajye bagenda babataye? Oya, nanone uri umupapa ufite umugore n'abana ushatse kujya kuruka mu mutwe, fata famiye yawe uyikubite mu modokari, uyijyane hehe, Igisenyi cyangwa i Bujumbura, uri kumwe na famiye yawe mwese mumare nk'icyumweru, bitewe n'amafaranga mwibera muri hoteli mu bantu, ibintu bitabasakuriza. None se nk'ufite abagore babiri nkawe bizagenda gute? Abagore babiri? Abagore babiri hari igihe umugore umwe aba nta bana mufitanye, ufata wa wundi mwabyaranye, kuko uzajyana na ba bana bawe bazakura bavuga iti papa yatujyanye, adusohokanye i Gisenyi, adusohokana i Bujumbura, adusohokana iyo Dubai. Nusanga bose mwarabyaranye bizagenda ute? Abagore babiri se twarabyaranye, nzafata uwunyubaha cyane, utanyubaha nzamusiga. None se Nzovu, tuvuge yuko uvuye hano ahangaha wicaye, ugiye mu modoka, uri ku Nzovu, reka dushake indi icumi. Reka tuvuge yuko urumva ugiye kurya ubuzima wowe n'umuryango wawe, kandi mukaba muri mu modoka, sibyo? Iyo modoka ifite imyanya ibiri, urumva, kandi famiye yawe igizwe n'abantu 18. Uzakenera imodoka zingahe zibajyana kurya ubuzima? Uvuze ngo iki? Ndavuze ngo imodokari yanjye, imodokari yawe iragutwaye ikujyanye kurya ubuzima ku Gisenyi cyangwa se ahandi hantu, kandi iyo modoka ijyamo imyanya ibiri, kandi famiye yawe igizwe n'abantu 18. Uzakenera imodoka zingahe z'imyanya ibiri kugira ngo zigutware? Ariko ntawe ubaza ikibazo, ufata 10, uhita ufata 10 ukagabanya kabiri, nzakenera imodoka 9. 9? None se uyisuzi kuba na 0, izo modokari 9 wabona kangahe? Nzi imodoka wazikuba 0, rega burya ni ubusa. Nzi imodoka zanjye nzikuba gute n'ubusa kandi mba nzifite ari izanjye? Mwese nta gisubizo bitanga. Igisubizo kiraba, ariko ntabwo ni ikihe nyine? Ntabwo fata umubare y'ukubye n'ubusa, n'ubundi urakomeza ukaba wamubare. Ubu ufashe miliyoni ukayikuba na 0 wabona kangahe? Miliyoni ukayikuba na 0 wabona 0. Wabona 0? None se Nzovu, ufashe 2.5 ugateranyaho 0.7 ubona kangahe? 2.5.
kabiri n'ibice bitanu ugateranyaho 0.7 ubona kangahe? 0.7 uvuze kabiri n'ibice 5 ugateranyaho 0.7 kabiri n'ibice bitanu ukongeraho 0.7 kabiri n'ibice bitanu ukongeraho 0.7 yego ubona kangahe? ubona bya bice n'ubundi 20 bingahe hagaherukaho 5 abakunzi bawe rero bazagufashe kugisubiza bazageze dusubiza harimo za virigire na biki ntatera byose bisaba urupapuro. Ushobora kuba wiga ariko imibare warayangaga. Imibare ndayizi rwose ndayizi kuko ariko ibyo ngibyo ibintu ushobora kubaza umuntu ukitabaza urupapuro n'ikaramu. Hari ukuntu bajya bavuga ngo urumva ugiye nko mu rutoki urumva kandi harimo igiti cyaritsemo inyoni 50 uteyemo ibuye, iryo buye risanze inyoni zose zagurutse. Ese izo nyoni zari 50 kandi urateye hapfuyemo imwe, ubwo izo nyoni zizaba ari zingahe zizaba zisigaye? hasi ubwo wamenya kuko uteye inyoni mu giti iyo zumvishe ibuye zose zihita zirukanka nta nyoni n'imwe yasigaye muri icyo giti. Oya zikirukanka imwe yarapfuye. Zikirukanka gutetse kubaje ngo izari zisigaye mu giti zari zingahe? Nzovu baburetse ngiye nkwereke. Umugabo yanyuze impande y'igiti urumva asanga harimo ibisiga, arangije arabibaza ati mwabisiga mwe ko muri 100? Ibisiga biramusubiza ati twabijana wongeye ibindi nkatwe ukongeraho igice cyacu ukongeraho n'agace kacu nawe ubwawe ugiyemo. Ubwo ibyo bisiga byari bingahe? Ngo igiti cyari kimwe ibisiga 100. Umugabo yari arimo agenda anyura ku giti kirimo ibisiga. Yego, arangije arabibaza ati mwabisiga mwe ko muri 100? Ibisiga biramusubiza ati twabijana wongeyeho ibindi nkatwe ukongeraho igice cyacu n'agace kacu nawe ubwawe ugiyemo. Ubwo ibyo bisiga byari bingahe? Icyo gisiga cyari kimwe. Abantu bari kutwumva b'abafana bawe bumva imibare rwose bazadufasha, ntago ari byo. None se Nzovu reka twigarukire mu buzima busanzwe. Umuntu witwa Yakamwana uramuzi? Ndamuzi n'inshuti yanjye. Ese wambwira ibintu nk'icumi bimuranga? 10 bimuranga? Yego. Si 10 wapfa kubibonaho bimuranga Yakamwana. Ni wa muntu wanga agasuzuguro, ni wa muntu ushobora kugira urukundo bitewe n'impamvu, ni wa muntu ushobora kukubeshya ngo yacitse ku nda kandi akizijyamo. Ni wa muntu mbese ukunda n'abana batoya. Yakamwana ntabwo yanyura ku bana atabaguriye bombo atabaguriye biswi, mbese ni wa muntu ugira urukundo mu bana. Urankurikije kandi Yakamwana ikintu kindi kimuranga akunda inyama. Akunda inyama nubwo azaba ari indagara nubwo haba iki Yakamwana yikundira akaboga. Ikindi kintu kimuranga ni kiza. Nzovu ushobora noneho gusoza kuri kwa Yurara n'inzara mana n'inzara. Ariko abakunzi bawe n'ubundi bahora bakuba hafi, nta kintu wababurana. Ntacyo bose abakunzi banjye, ahubwo mbere ko dusoza mbanza nshimire
abakoze share na komenti no gukora abasabu rwose Imana igihora ibarinda rwose. ariko ibuka no gushimira umuntu ufata umwanya wakicara kuri Nzovu 250 ugomba kubashimira agatangira video akayirangiza. Bakunzi banjye rwose mujye mutangira video yanjye muyirangize mwongeye muyisubiremo muzaba mubaye sinzi ukuntu abafata ngiwe. Rwose nanjye nzagerageza kubashimira rwose kandi nanone nzakoresha uko nshoboye niho ngitangira ntago monetize kugira ngo mbe monetize mwebwe mbikesha no kureba ya video mukayirangiza amasaha niyo dukeneye. Kandi nanone mbwira bariya bandi bafite ama-YouTube channel mujye mupininga kuri Nzovu 250 kuko muzaba muri abagaciro kandi Imana izahore ibarinda cyane cyane aho umunyarwanda ari hose ku isi. Imana rwose imurinde kuko muri abagaciro ndabakunda rwose. Noneho reka mbasengere rwose twiyambaza Imana kuko akazi kose uzaba urimo uzabukora mujye musenga mwakabyaramo. Mbona no gusengera YouTube channel Nzovu itera imbere. Mana ushobora byose Mana nkunda niwe waremye isi n'ijuru. Mana mweretse aho umunyarwanda wose ari ku isi, mweretse abari muri East Africa, mweretse abari Rwotamasimbi, ubwo ndavuga bari Texas rwose. Mana ndabakwetse ujye uhora ubarinda. Mana mweretse abari Mishigaro, Mana ujye uhora ubarinda. Mweretse abari aho hose, mweretse abari muri Canada, mweretse abari i Paris mu Bufaransa. Mana mweretse aho umunyarwanda ari ku isi naho hose naho nibagiwe. Mana ujye uhora umurinda, Mana akore, Mana ibiganza bye byuzure, imifuka ye yuzure. Kandi Mana rwose sinarangira ntasengeye abanyarwanda hamwe na perezida wacu Paul Kagame. Mana rwose umunyarwanda perezida wacu n'uw'agaciro mbisabye mbikuye ku mutima ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Nzovu baburetse kugenda gatoya, ni ikihe kintu urabwira abakunzi bawe bari kugusaba umuntu witwa Yaka? Abakunzi banjye icyo nabasaba, Yaka ni inshuti yanjye rwose ndagerageza ntabwo wahita ufata umuntu ngo umushyiremo ikiziriko nabe babwire ngo umukurure ahita aza kuri YouTube channel yanjye. Yaka mwana ikindi ntabwo tuba turi kumwe, muzi ko yashatse umugore bita Dusabe, ntabwo ngembe igikondo wakaba mu cyumbati. Ubwo rero Yaka mwana rwose nzakoresha ibishoboka, nzabimusaba nabinyemerera nzamubazanira. Yego, utaragenda nanone ejo bundi herutse gukorana na Liza ikiganiro, barakubajije muri komenti ati ese kubera iki umuntu witwa Liza atagikorera kwa Maribo? Ibyo bintu njye sinjya ninjira mu bintu by'abandi. None wabajije ikiganiro wanditse avuga ngo kuki Liza atagikorera kwa Gisaje aho bita kwa Maribo? None hari ibintu Gisaje yihaye umurongo. None uwo muntu wabibajije hari n'undi mugore aheruka kubonaho kugira ngo yandike avuga yuko ngo Liza atagikorera kwa Gisaje? None natubwire undi mugore aheruka kubonaho. Muri make nge namusubiza gutyo. Muri make ntago umurongo arimo Gisaje cyangwa se Maribo ntago akiri gushyiraho abagore cyangwa abakobwa. Oya, ngewe ntago nakwinjira mu bitekerezo bya Maribo. Maribo ni umubosi wacu apanga uko ashaka. Ariko nsubije uwo mukunzi wacu watwandikiye ngo kuki Gisaje atagikoresha Liza. None bundi ko tubaze iminsi dukora hari undi umugore aheruka kubonaho, hari impamvu rero. Ubwo nawe icyo kintu azakibaze utarajya kure. Biravugwa yuko Liza ngo ari umuntu wagiye
ateretwa n'abantu benshi ngo none byarangiye bamuteye ikintu wabivuga. oya nongeye mbisubire kuri YouTube channel Inzovu Magana 50. Njye sinzinjira mu buzima bw'abandi bantu sibyo. Buriya ni kwa kundi bavuga ngo inkoni ihira igihe. Buriya rero inkona ya Eliza yuriya mwana yari ihiriye igihe kugira ngo uriya mwana avukire kwa Eliza.